yifuje ko basi ngewe ndabyemeye ndi gushya inyota iranyica nta kundi, ariko mbabarira ujye kuburira bene data abavandimwe banjye nkunda cyane mfite 5 azuka agenda ababurire ntibazaza aha hantu ndi. Urumva akiri mu isi yari adamaraye niko Bibiliya yatubwiye nta kintu yitagaho, ariko ageze aho yinginga Aburahamu ngo mbabarira basi wohereza abavandimwe, wohereza uyu Lazaro azuke agenda ababwire ntibazaza aha hantu ndi hateye ubwoba. Aburahamu aramubwira ngo abatarumviye Moses ntibumvira abahanuzi ntabwo bazumvira umuntu ngo nuko yazutse. So investisa mu byo investisamo byose bijyanye n'umubiri n'amarangamutima yawe, it's good, it's really good, kuko nibyo ni ngombwa, ariko n'umwuka wiwirengagiza nshuti yanjye. Ibuka n'ibyo mu mwuka, ibuka n'ibyo mu mwuka bivuga ngo nta myaka 100 ngo bana muduha amahoro twibereho. Nawe wakubujije kubaho, jya muri resitora urye, ambara neza, genda mu modoka yawe nziza, kora ibyo ushaka byose, ubusirimu urabwemerewe 100%, ariko ubusirimu burimo Kristo nta busirimu buburuta. Ubusirimu burimo Kristo yo nibwo busirimu buzima, kuko urinvestisa hano mu isi ukabaho neza, n'abana bawe n'umuryango wawe mukabaho neza, munubahisha Imana, ariko muvuga muti n'ejo tuzajya mu ijuru ryiza cyane. Umuntu umwe yarambwiye ati mu minsi ishize ati ariko mwaduhaye amahoro ati nawe koko ati nawe koko utangiye nawe kutubuza amahoro ngo dukizwe ati mwaduhaye amahoro ngo nta myaka 100 niko Gatarime yakoresheje ngo nta myaka 100 mureke twirire twinywere twibereho. Hari umudamu inshuti yanjye yajya ambwira ngo twirire ngo tuzambara ibubu hano mu Rwanda bigira Dutarime nkunda cyane ngo twirire tuzambara ibubu. Ngo twirire tuzambara ibubu, nawe yarambwiye ngo nta myaka 100, ngo nta myaka 100 mureke abantu bibereho bana, mureke abantu bibereho. Ntabwo twanga ko abantu babaho nshuti yanjye, no gukizwa ntabwo bivuga ngo ubuzima bwahagaze. Umuntu ashobora gukizwa akaguma ari umusirimu, umuntu ashobora gukizwa akaguma arya amafaranga ye nawe yamwatse, umuntu ashobora gukizwa akaguma yambara neza, biterwa nawe n'icyo ukunda. Ntabwo gukizwa bivuga ngo byose byahagaze, ubuzima bwahagaze, abantu babaye komplike ukuntu, no, biterwa n'umuntu, ariko gukizwa ubundi nibyo bizana ubuzima bwiza, ukava muri bya bindi bitaguhesha agaciro, bigusuzuguza, bikugira utari we, bikugira uwo ababyeyi bawe batifuza, bikugira uwo Imana itari yakuremeye kuba we. Bya bintu bigusuzuguza nawe ubizi buriya umuntu wese ikintu abamo kitari cyiza kidahesha Imana icyubahiro kimusuzuguza abakizi. Iyo utashye wasinze nijoro ugenda wandika 8, kera niko bavugaga, ubyuka wibaza ngo se ubu ninde wambonye, ariko ejo ukongera, kuko akenshi uba uboshye nyine ntabwo aba ari wowe naho hantu buri. Cyangwa iyo uvuye gusambana muri hoteli runaka wajyanye n'umugore w'abandi cyangwa umukobwa w'abandi, ufite ukuntu uvamo wihisha kuko uzi ko ibyo uri gukora nyine ntabwo ari bizima. So gukizwa nicyo cyonyine bituzanira kuba ubuzima bwumutse, bituzanira kubaho ubuzima bunyuze inzira imwe, bituzanira kubaho ubuzima butuma tutagenda twububa, dufite umudendezo, turi free, tubayeho neza kandi tudafite imigayo ibumoso n'iburyo, tutisuzuguza. Ni ukuri iyo wakiriye Yesu neza, apana kwitwa umukristo gusa, iyo wakiriye Yesu neza, ibyo bintu birakurinda, ibyo bintu bituma ugenda wemye, wumva ntawe ufiteho ikibazo, wumva ntawe ugufiteho ikibazo, utububa, utagenda wihishahisha. Ni ukuri birashoboka kubaho ubuzima bwiza buri muri Kristo. Ndagusomera ijambo rigufiya, ni ijambo riri muri Luka 16, rivuga ku muntu w'umutunzi n'undi w'umukene. Iryo jambo ni ukuri riratuma utekereza kuri rya jambo ngo nta myaka 100, things like that, ntawe umenya aho bwirageze, sibyo? Abanyarwanda sinzi ukuntu bajyaga baca umugani ngo birashoboka ko ari byo, ntawe umenya aho bwira umuntu ageze. Umugani w'umutunzi n'umukene, ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri y'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye, kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikawurigata, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza ya wa mukire. Ngo bukeye umukene arapfa, abamarayika baraza bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa.
ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye, arataka ati Aburahamu sogokuru mbabarira, wohereze Lazaro akoze isonga ry'urutoki rwe mutuzi atunyangirize ku rurimi rwanjye, kuko mbabazwa cyane n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza ubu, hano naho wowe urababarizwa cyane aho uri. Kandi uretse n'ibyo, dore hari umworera munini cyane ukabije hagati y'aho uri n'aho ndi, kugira ngo utaza aho ndi nanjye ntaza aho uri. Nawe ati ndakwinginze sogokuruza, nibura mwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo bataza aha hantu ndi ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati bafite Moses n'abahanuzi nibabumvire. Nawe ati oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga wenda bazihana. Aramubwira ati nibatumvira Moses n'abahanuzi ntago bakwemera naho umuntu yazuka. Imana ishimwe cyane. Rero ni ukuri uyu mugani ngewe urambabaza cyane. Ni abantu babiri babaye mu isi ariko babaho mu buzima butandukanye. Iyi Bibiliya ivuga ukuri ntabwo ibeshya. Ni ijambo ry'Imana. Iravuze ngo umukire yaradamaraye. Kudamarara ni iki? Kudamara ni ukubaho ntacyo witaho wivugira ngo twirire tuzambara ibubu. Kudamara ni ukubaho uvuga ngo na myaka 100 ukumva nyine you are free, ushobora gukora ibyo ushaka byose, urabyemerewe. Ijambo ry'Imana avuga ngo byose turabyemerewe, ariko siko byose bidufitiye akamaro. Byose ngo turabyemerewe pe, niko Bibiliya ivuga, ngo ariko siko byose bidufitiye akamaro. Ibizatujyana mu irimbukiro, ibizatujyana mu muriro utazima, ibizatujyana kwinginga ngo wakojeje agatonyanga mu mazi ukanshyira ku rurimi, wahita ubyiruka inyuma, wahita ubibamo, wahita twisuzuguza, wahita ubaho ubuzima butazatujyana heza. Uzi ko investisa muri banki ukavuga ngo mu myaka iyi nzaba ngeze kuri ibi gutya na gutya. Uzi kujyana abana mu ishuri ryiza ukabakura muri ukabajyana muri ryiza iyo wabonye udufaranga, ukavuga uti ndashaka ko bazamenya indimi, ndashaka ko baziga amashuri akomeye. Ariko investisa no mu mwuka, investisa no mu mwuka, baho ubuzima bukujyana ejo hazaza heza. Baho ubuzima nk'uko wifuza ko abana biga mu mashuri akomeye, sinzi ayagezweho mu Rwanda hariyo, ariko wifuza ko umwana wawe basaziga muri universite nziza, cyangwa nyine uri kumushyiraho fondasiyo kugira ngo ejo he hazabe heza. Wenda uranamubikira no muri banki, yes, nabyo rwose turabikora cyane, ni ngombwa, ariko ntabwo urimo urareba ngo ejo nzarangiriza hehe. Ijuru ririyo, I'm sorry to say, ijuru ririyo, niko Bibiliya itubwiye. Niba wemera ko ibyanditswe n'Imana byahumetswe n'Imana ari byo, ijuru ririyo, rirahari. N'ikuzimu harahari, hari umuriro utajya uzima. Umuntu ashya amanywa na nijoro kandi ntarangira, akaguma ashya ubuzima bigakomeza gutya ashya ababazwa amanywa na nijoro. Atavuga ngo yahiye nijoro ngo none yabaye ivu, reka da, umubiri ushya bidahagarara. Umva hanageze ati ndakwinginze Aburahamu, mwoherereza ajye kubwira bene data, mfite abavandimwe 5, ntabwo nifuza ko baza hano hantu ndi kuko ni habi, haratwika, harashya, hateye ubwoba. Yifuje agatonyanga kutuzi. Aburahamu ambwira ati aho uri naho turi wapi, naho twahurira. Yifuje ko basi ngewe ndabyemeye, ndi gushya, inyota iranyica nta kundi, ariko mbabarira ujye kuburira bene data abavandimwe banjye nkunda cyane, mfite 5, azuka agenda ababurire ntibazaza aha hantu ndi. Urumva akiri mu isi yaradamaraye, niko Bibiliya yatubwiye, nta kintu yitagaho, ariko ageze aho yinginga Aburahamu ngo mbabarira basi, wohereza abavandimwe, wohereza uyu Lazaro azuke agenda ababwire, ntibazaza aha hantu ndi hateye ubwoba. Aburahamu aramubwira ngo abatarumviye Moses ntibumvira abahanuzi, ntabwo bazumvira umuntu ngo nuko yazutse. Moses w'iki gihe ndamugereranya n'abapasiteri, ndamugereranya na leta, abavugabutumwa, abantu barahonga. Umuntu wese wicara kumva afitiye umutwaro umuntu, arashaka ko amenya Imana ntazarimbuke. Uwo muntu wese niba utamwumvira uyu munsi ufite ikibazo gikomeye cyane. Ati nibatumvira Moses ntibumvira abahanuzi. Ba Moses ntitubuzuranye koko. Ubu usigaye ureba no kuri Instagram ukabasangaho, urareba kuri TikTok ukabasangaho, urareba Facebook ukabasangaho, urareba YouTube ukabasangaho. Ijambo ry'Imana riri everywhere. Ariko aravuze ngo abatarumviye Moses ntibumvire n'abahanuzi, uribaza ko ari buzuke ngo abe ari we bumvira. Ni nko kuvuga ngo ase ko akiri mu isi batamwumviye, wibaza ko bari bumwumvire ngo kuko yazutse.
kuko Lazaro we yarakijijwe akiri mu isi, yari akennye ariko yaranakijijwe. Niyo mpamvu abamarayika baje bakamuterura yapfuye bakamujyana mu gituza cya Aburahamu, undi akamanuka ashyingurwa hariya hasi. Ibaze kabiri, tekereza kabiri. Ese uri kwemvestisa aho uzajya ejo? Cyangwa uri kwemvestisa muri iyi si gusa, abana bige heza, mugire inzu nziza, mubeho neza, ariko ukibagirwa ko n'umwuka ukugize tugizwe n'abantu batatu. Uyu mubiri turawambaye, aya marangamutima ari muri twebwe, ariko dufite n'umwuka w'Imana muri twe. Ibyo bintu bitatu byose biratugize. So investisa mu byo investisamo byose bijyanye n'umubiri n'amarangamutima yawe. It's good, it's really good, kuko nibyo ni ngombwa. Ariko n'umwuka wiwirengagiza nshuti yanjye. Ibuka n'ibyo mu mwuka. Ibuka n'ibyo mu mwuka bivuga ngo nta myaka 100 ngo bana muduha amahoro twibereho. Nawe wakubujije kubaho. Jya muri restaurant urye, ambara neza, genda mu modoka yawe nziza, kora ibyo ushaka byose, ubusirimu urabwemerewe 100%. Ariko ubusirimu burimo Kristo nta busirimu buburuta. Ubusirimu burimo Kristo yo nibwo busirimu buzima, kuko urinvestisa hano mu isi ukabaho neza, n'abana bawe n'umuryango wawe mukabaho neza, munubahisha Imana, ariko muvuga muti nejo tuzajya mu ijuru ryiza cyane, tuzabaho neza cyane, tuzaryama mu gituza cya Aburahamu, tuzabwira Yesu ngo twari tugukumbuye. Hari ubuzima tuzabaho mu ijuru buryoshye cyane. Iyo urimo usoma igitabo cy'ibyahishuwe, ibi bitabo by'intumwa, hari ukuntu tugenda twumva ijuru tukaryumva gutya bien ko ririho, Yesu yicaye iruhande rwa Data dusabira ngo kugira ngo hatagira n'umurimbuka. Nicyo cyonyine gitinjije isezerano, ngo Yesu yicaye iruhande rwa Se atwingingira amanywa na nijoro kugira ngo hatagira n'umwe urimbuka, kuko abizi ko hano mu isi Satani nyine amereye abantu nabi. Yicaye iruhande rwa Se atwingingira, yadusigiye umwuka wera ari we mufasha muri byose, kugira ngo tutabaho nk'imfubyi, tugume tumuhamagara amanywa n'ijoro adushoboze. Turakijijwe duhura n'imiyaga, yego. Turakijijwe duhura n'ibitugusha, yego. Turakijijwe duhura n'ibibazo, yego. Ariko ngo muhumure nanesheje isi. Basi duhure n'ibyo bibazo hano, ariko tuzi ko tuziberaho n'ubuzima bwiza hariya mu ijuru. Kimwe nuko ushaka kwiberaho neza, yego ibibazo ntibibura, ariko we investise no mu ijuru, aho uzaba ubuziraherezo utari gutwikwa. Uyu nguyu yageze avuga ngo basi mwereza azana abavandimwe banjye, abwira abavandimwe banjye ntibazaze hano nabo bakizwe bihana. Aburahamu arambwira ati nibumvire abo bafite, ntago bari bumvire umuntu ngo nuko yazutse. So reka twumvire abo dufite. Reka ijambo ry'Imana nuryumva ntukarijugunye ngo uritere umushoti. Oya, ntago bizahindura ubuzima bwawe bubi, ahubwo bizabugira bwiza kurutaho. Imana ibaho umugisha, niryo jambo nari mfite kubasangiza. Nta myaka 100 nibyo, ariko mu masegonda 30 ntabwo uzi icyaba. Nanjye uri kubabwira ejo mwaye kumva mukumva ngo natashye. Byose birashoboka. Ntawe uzi uko bwira bumeze, ntawe uzi ejo he uko hameze, twirirwa dushyingura umunsi ku wundi, ntawe uzi imyaka asigaje kubaho uko ingana. Reka duhore twiteguye, kandi turimo no kurya ubuzima tumeze neza, ariko dufite Kristo. Iyo ufite Kristo ufite byose. Imana ibagiriye neza.